so kuri Bruno Guimaraes bivuze ko yimutoza ntaga amakuru ajya apfa kujya hanze gutyo gusa nta mpamvu yabyo cyane bivuze ko azi neza amakuru y'uko uyu muhungu ashobora gusohoka akikiza mu ikipe ya Arsenal naho nsoma aba insiders benshi cyane w'ikipe ya Newcastle barimo bavuga ngo Arsenal ino mercato iyi sama turimo yego yazanye indi style itandukanye nuko ari imeze sa mu busanzwe sibyo abantu bari ku deal ya Tizoris yagenda yego Christos Tizoris deal ya Tizoris Arsenal yatanze bid muri Club Brugge Club Brugge ntiyemera utuma ako kanya yego ibintu biratinda cyane birareduka abantu bibaza undi uri mutipe yarasinye yaremeye cyane yemeye ukwezi kurashira kugeza naho twavuze ngo twege ibigaragara amaso y'abantu nuko Tizoris deal yamaze kurangira nubwo bitarama confirmed sibyo ariko byamaze kurangira kumbi icyo gihe Arsenal yari imikora deal internally yirinda ko bijya kuza hanze muri media tugeneza cyane mwibuke neza no deal ya Bruno Guimaraes ijya gutangira byavuzwe yuko ari deal iri gukinwa cyane n'aba interne ku mande zombi yaba ari kwanda rwa Arsenal no kwanda g'ikipe ya Newcastle ndetse n'abaja buyimukinyi umuhungu witwa Bruno Guimaraes yego sibyo bikaba ko no mungu maginga yangaya n'ubundi rwose nta gisibya ibiganiro bihari kandi bigikomeje kandi noneho hari ikize cyangwa se hari ibyumviro by'uko ibiganiro bigomba kuza kujyaho biza kuza guhuriza Bruno Guimaraes na Newcastle na Arsenal bakaza kumvikana uyu mungu akaza kubagenda akaza kubasohoka ari nindi nkwasoza kuri mugoro ngo Bruno Guimaraes nawe kubona yuko uyu mutaramu afite nako umutoza we yamaze gusohoka mu ikipe ya Newcastle ni ikintu cyo gikushaka kuba cyakumunkokora ino dira akavuga ati byibuze nanjye kampushinga inde ko nasohoka uko nimba umutoza aragiye uri kapiteni w'iki before ukagenda mwagana mbwa gushaka gusohoka iriya ni projet bigiye sometimes ni 100% nkavuga uyu munsi Newcastle iri mu mwanya wo kutaba bafite nyine ijambo rikomeye cyane ko bagumana Bruno Guimaraes icyo kumubwira uyu munsi ntacyo n'umutoza yagiye sofa navangana Arsenal gusoza deal gatwara umukinyi wa naho ikintu ngiye kubaza Antonio Newcastle yihagazeho iminsi myinshi ko nino deal itari yarangira ariko igenda ry'umutoza twagiye tubona ba Pep Antonio yakaseka bite namubonye icyo yasetse ikumva yorere ndaza kukubwira ndaje guherereza Antonio bundi we nawe ewana ubwo wareba bundi yakaseka Etienne Nizeyimana wampaye umukobwa no rwose abaye umukobwa yagushingiye ati vuga ku nkwa sinari cyane rwose ari para n'ugishobotse ariko Antonio uyu munsi hari icyo Newcastle isigaranye cyo kwihagararaho cyatuma Bruno Guimaraes akomeza gutinda muri deal biragoye kugira icyo ishyira ku meza niba Newcastle United tuvuge nko mu myaka ibiri ishize kugumana umukinnyi nibura hari uburyo yavugaga turakina Champions League biri mu byigiye gushaka hanze niba ugiye kuri Old Trafford niba ugiye kuri Emirates uri gushaka uburyo wakompeta muri league ibyo turabitanga turabikugarantiza iyo garanti turayiguha turakina competition européenne iri top Champions League uyu munsi ibyo byose nta na kimwe Newcastle United ikiri gushyira ku meza yabaye 12 last season uyu munsi kuvuga ngo wabaye 12 Gordon yagiye ibitego 10 muri Champions League niwe wa contribuaga byinshi mu buryo bwo gutsinda ibitego muri equipe yose uwo ntaho hari Tonali umutima wa equipe hagati mu kibuga kandi wari kugenderwa igihe kinini ntawe usigaye uri kapiteni ku ikipe iri kubera 12 uribaza ngo ahantu hava Isaac akaza Otmade uyu munsi havuye Tonali harazande havuye Gordon harazande hava Lewis Hall hazande ukumva nta kizira bagifite muri projet ntabwo kiri attractive ntabwo igikurura ntabwo kireshya abakinnyi bavuye outside n'abari muri projet ndani urabona ko benshi bari gusonika hasa nkaho hari ikintu kitagenda neza muri Newcastle United mu buryo bwo gusimbuza abantu bari kuvamo kugira ngo ikomeze be competitive iyo bimeze gutyo rero abakinnyi bari mu gihe cyo gukina haba ba Bruno Guimaraes ujya muri deba kavuga ngo Rice ari kumwe na Guimaraes ishobora no kuba diwo nziza ya central midfield kuruta izindi zose muri Europe umukinnyi watangiye kubona izo nkuru zimwandikwaho ntabwo yaryama ngo asinzire muri club ya 12 atizeye ko ejo bundi
izakora n'ibyisumbuye ku byo yakoze sezo ishize. Umutoza Eddie Howe yari projet ya Newcastle United muri iyo myaka 5 bari kumwe n'Abanyasaudi. Kuba nawe yabaye frustré kuri level agenda bisobanuye ko mu buryo bw'umushinga wo mu kibuga ntacyo Newcastle United ikiri gushyira ku meza cyane cy'umukinnyi wa kapiteni nka Bruno Guimaraes. Hakazamo izindi mpamvu ziba zimukururira kujya kuri Emirates. Bya bindi warutaga kuzagiraho nk'umukinnyi Arsenal iri kugwa garanti yabyo mu mwaka umwe cyangwa 2. Arsenal mu buryo faranga nubwo bushobozi bafite bwo gukora iyo deal $185. Uyu munsi no kuvuga ngo Arsenal irisereye bingana iki, ariko Newcastle United ubwayo isa nk'iyarambuye ibiganza iri gucuruza kuruta uko iri kubaka ikipe mu buryo bw'abana. Yega ntago ari wonyine waza kuza kugenda n'ubu. Ntaza gukurikira no bana indika ira niyo wanditse kandi birabirangiye. Yanditse ngo nyuma yuko Eddie Howe agiye biravugwa yuko Bruno Guimaraes na kampu ye bapanze inama yihutirwa na board ya cyangwa mu kimwe club owners ba Newcastle kukuganira kwa zaza. Igihe cyo igenda rya Eddie Howe tudaciye ku ruhande nge ndi kubona iyi deal mu ntangire mu cyumweru kiragikurikiye hagati ndi kwibara nka deal yarangiye. Uyu muhungu nge kubwanjye Bruno Guimaraes oya aha na Arsenal mu cyumweru hagati usibye ko nawe yatanze mbere yo kwagaruka kuri reportinga ku myitozo ngo deal babe bayikoze ibe yarangiye. Induru uko ziri buvuge ngo ibe yarangiye rwose arashaka gusubira mu myitozo ari kuri Emirates. Amakipe aretse ashaka kureka Bruno akajya kwa Arsenal kuko n'ikintu gihari akumire nakumire ari nkawe wahita ukumira n'uruca abana kumureka akagenda rwose akajya muri Arsenal ni kibazo. Arsenal zaba ari ikibazo ikintu n'ikirwanya nkurikije n'ukuntu igize barayise abascout ba Arsenal batangiye gusneakinga iture kwanuza kwa Yildiz. Igihe ari cyo nuko hari ikintu maze kubona kuri Arsenal ntago ikijya kuri double deals, ntago ikijya kuri deal ebyiri cyarimwe basoza imwe ahasigaye ndi bakahita bashyiramo imbaraga. Ejo bundi umutoza bajya gutangira pre-season Arteta Mikel yarimo aganana n'itangazamakuru ryabo nyine ry'ikipe ya Arsenal bamubaza nyine uko ibiruko byagenze nuko biteguye umwaka w'imikino. Baramubaza ariko se ko tubona andi ma ekipe nyine ashyushye ku isoko turetse Tijoris umaze kwinjizamo nta wundi mukinnyi murinjizamo ahangaha ati nyine murategura iki ku isoko uyu munsi ko twinjiye mu kwezi kwa 8. Aravuga ati ibyo abantu batekereza ati ibyo umukunzi wa Arsenal atekereza yuko ikipe yagakoze ku isoko twe tubyumva neza cyane cyangwa se turabikeneye byikubye kuruta uko bitekereza cyane. Yandi magambo tuzi neza icyo bisaba kugira ngo ino kipe ya Arsenal twari dufite umwaka ushize igira hiva igiye nahigana kandi bimwe muri yo twamaze kubisetinga tuzi neza nuko bizakorwamo. Uri kunyumva neza uteko nagira ngo utangarize ko ino minsi tugiye kwinjiramo in coming days tugiye gukora uri kumva ayo madis cyangwa se icyo ngicyo benshi bifuza ko dukora kandi kigomba kuza kudufasha cyane. Nyamvu niteza ko nanjye nyuma y'uko no kwezi kuza kwa kurangiye kuno kwezi kwa 7 byibuze zino ntangiza ukwezi kwa 8 Arsenal iraza kuri serious ku isoko cyane kuko Aston Villa ngira agira imenya Anthony nubwo ngo yanze gutanga Rodgers iratanga ndi ariko iratanga undi umudefenseri cyane uri yawe iramutanga rwose se ishaka umudefenseri bamuriho cyane kandi ziri konsaraza cyane bamuriho rwose byaba ari ibibazo konsana ahitamubanzamo ari kuri Mosquera igihe kuri Mosquera nanjye nashyamo konsa kuri Mosquera oya zakari konsa oya hafi reka mvuze kuri Frank hafi mutazakora iba uyu mutipe imyaka ateye muri Premier League ubwayo consistency afite muri equipe nationale ya Three Lions imugira umukinnyi mukuru imbere ya Mosquera nge mbabarira ukanongera yuko n'ubundi backup kuri kabiri ni Mosquera kuruta uko yaba undi wari wese yego kuna konsana nameze naho akora ibyo narabikora ariko muri Premier League kiramurusha ni umukinnyi wa Premier League ni munini ariko nawe nibaza nunda amafaranga uyu munsi wa none Aston Villa mubarira bamushakamo asking price kuko sinajya munsi ya 80
oya yajya munsi cyane ntabwo yageraho ngo iki ni make cyane niko nari 50 reka nze ndebe ariko ndibaza yajya muri 80 umukinnyi wa equipe nationale y'Ubwongereza dore ngaho twicaye niko nari 60 ijya 60 nanjye ibyo nanjye 60 reka nkubwiye ngaho nitange bid mumbwiye sha ntabwo bayarenze yishuka itanga bid 50 cyangwa 50 mure ko iratanga 30 Arsenal 30 million afite imyaka inga ziri konsa katurere ziri konsa baratanga 30 no sare de kambabaza no kambabaza kandi munsubize hari difference ira 29 ni kwa 10 hari difference ndende ira hagati ndavuga mu bushobozi muri capacité go mu kibuga ine na hagati ya konsa na Gehe iri hagati ya konsa na ese Gehe yagende yangaye Gehe yagende yangaye Gehe yari mu mwaka wa nyuma Gehe ni na muto kontra afite passe ari oblige kumuriko nakune yego munasigaje umwaka wanyu no se umureka agenda ruburu ntago wabijyamo akonde uyu munsi ariko konsa uyu munsi kontra konsa yagazite ndebe witwa kinijyanye kuri konsa Shafra ntabwo barenze 50 Senkani icyo kintu nzi konsa afite imyaka 2 muri Aston Villa ikindi uyu munsi arageze 28 si imyaka 2 si afite cyane imyaka y'amavuko ni inga 28 aruzuza n'icyenda mu kwa 10 ntago aruzuza n'icyenda mu kwa 10 amace ni 40 niba Arsenal idashaka amace ni 70 niba Arsenal idashaka kurenza 70 kuri Gimareshi no 40 nazo ni nyine afite imyaka inga sibangana barangana no barangana nje ndikubwira none si munsi hano ukeka ko si 80 bugendere ntago zajya munsi Bruno Gimareshi sibyo ako Villa nayo yariteretse wa uyu munsi Aston Villa ivuga ngo umukinnyi wacu avuye muri Mondial yanakinaga tension kandi muramushaka kandi yamushaka ndeka nkubwiza nicyo kirahendesha Arsenal ibitangazamakuru uburyo bamushaka ngibo ntago bikinshuka ureba wowe gendeba y'isoko rigeze magingo yanga ndagutinye cyane Arsenal iraza inarusunutsa n'amazuru ngifite 50 ngo 55 ngo 55 ngo muduhe konsa bishoka ngiye ko numva yatugenda ufate 50 ko numva yabahagije ujye nizugoye Garcia muri Barcelona witaye 55 ko numva zihagije niyo wumva zaje ko nago bikunda ngira kumva inkuru meruka ya konsa byavugwaga yuko kuri miliyoni 60 z'amapaundi ikipe ya Aston Villa itazagorana ariko Arsenal yo Berta akaba yumva gutanga amafaranga kuri ziri konsa akumva yabari menshi akaba azajya mu biganiro so no kurindira tukareba yuko wenda hari icyahinduka ariko igihe ari cyo Arsenal uyu munsi nyuma y'iyi deal ya Bruno Gimareshi nge mbona kugeza kuwa gatatu izaba yararangiye ya Bruno oya iminsi ngahe icyumweru nyahaye weekend kwivamo ubundi kujya kuwa gatatu kuwa mbere kuwa kabiri izaba yarangiye iyo umuntu yicaye haribanza avuga ibintu bijya nakubwiye ngo iki cyagiye kuwa kane kuwa kangahe kuwa gatanu kuwa gatanu ikera nyamara ni mu kiro cy'umweru evoda byari nko kuwa adahari kuwa mbere ni kuwa mbere bikarimanda hari sinzi nabwiye ni nangiye ndi ndabona mu cyumweru gitaha bishobora kubirangiye cyane kuko precision ya Arsenal imikino myinshi muri kuno kwezi undi kwa 8 uri kumva kandi nta mutoza numwe wifuza kujya muri precision adafite gihuze nka 80% abakinyeza ko mwaka utaye imikino sirituno no kuri Arteta cyane kuko imyitozo nitangiye nabo uri kumva nayo mu maje atandukanye mato nyuma marido hariya ariko byibuze nka 80% diri ubundi ugomba kuba wazisoje wazirangiye Arsenal icyumweru gitaha irarangiziye ijye ku mudefenseur n'umuwinga wundi ubundi ewan niterekemo konsa ubundi induruzi none siko konsa ari umudefenseur wagura hano umudefenseur ufite ugiye kumugenderaho gusa none se ari kumwongera bifite na Saliba simbona Villa apfa kumurekura byoroshye izamure byoroshye yega n'amafaranga Villa izamurekura Villa karekura izi kipe ebyiri ziteretse kankubwizo zose zamanukira rimwe harya mungu afuma nise izihe uzashyiramo n'iyange yes ari kubwiye kandi batangiye kuyisoromamo ayabyiye ujya nibajyana konsa na Morgan Rogers yaragiye se ayabyiye na Tielemans uri kumva ikipe batari heruka dinyari twemere reality aya ma equipe yiteretse uziko bisa neza aya ma equipe yiteretse aramanukira rimwe Ruka dinyaragiye kwa PSG birasa neza Tielemans agataragiye aragiye sibyo kandi Tielemans attention yari piyo ya danje muri Aston Villa mukinira Emery Tielemans imwe abantu bari beza cyane ongeraho Morgan Rogers moteri rwose y'ibitego arigendeye nta n'uwamenya nawe kurega kina vuba Martinez rega nuko nayanze kugenda anyicyo ni kuvuga aho byaba birangiye nako kivuga ko n'umuzamu Dibu Martinez rwose amakipe nka za Juve ashaka kumurora yari ari kwipima cyane
ngayibaze nawe aya makipe abiri yaraje aritereka ariko kuri Villa ubundi Villa imeze nka Barcelona uko nzifata sofa nyine context nzifatamo mu kuvuga ngo urujya kuyisahura wayisahura iki ibintu byose wasahura ngiye uko mbyemera ngiye niko mbyemera utabyemera ukambabari umutungo wa mbere ukomeye Aston Villa ifite nemere unaye n'ubundi aho turi kumwe nuko PSG umutungo wa mbere ufite ukomeye ari Luis Enrique na Barcelona Hans Flick erega unayiburiya nawe ariko ikibazo cyabo ntago bari abatoza bemera yuko ikipe uyikoramo uko wishakiye ariko nyikiza cyabo ureba nguko nta rekwe Morgan Rogers azanye manzambi ntagiye kugura Jackson manzambi aragenderega ijana ntagiye kuzana Jackson uzambwira Jackson mu Aston Villa azaba agenda cyane 15 Nonchesi azajya batereka arabibona biri erega no muri Chelsea yarabitsinze 15 Jackson barabanye niwe muto niwe wamugize uwari reka mbyitwa niwe wamumuritse niwe wamuhaye debut ya mbere mu ikipe ya mbere muri Villarreal aya ma ekipe abiri barayasahura Bournemouth barayisahuye ikintu nkeneye kureba no kureba ngo Bournemouth buriya nayo umwaka ushize bari bayisenye reka mbyite gutyo bari bayangije mu rundi rwego ariko kuko Andoni yaragihari arakomeza arapfundikanya ikipe iba nziza kurushaho abanye n'abatoza babubatsi kumva rero katurebe Newcastle ye yanahinduye n'umutoza bavuga ko agiye kuza wo muri Al Hilal kumva umuhatari cyane ni ugiye kuza gasa ngo bamushyize ku ikarita asana nuza cyane asana yatozaga Ubudage Julian Nagelsmann ni dusore bose bameze kimwe ese na Griezmann katabona akazi Griezmann wanze barasanze ari umunyamideli hari ikipe ikomeye yatinyuka kucyo none se gute amakipe azirukana abatoza vuba cyane nta kipe ikomeye yatinyuka kutabazirukana bo ni benshi baraharirika oya Nagelsmann ntabwo yabarakaza hagize prediction nazo tuzazishyira z'abatoza bazirukana mbere tuzazishyiramo pe n'uruca abana uzirukana mbere wa Antonio se ko muzi urumva kuko nanjye ndabireka nkubwiye ntabwo hano abatoza batatu bose bashya muri Premier League b'amakipe okay bazasoza Kambare muri top 5 Mani ifite Kambare Deserbi wa Tottenham Hotspur Sisezo iri fura ajya gutanya kwa Spurs niyo ya mbere Maresca iri furu kwa City yego Andoni Raura iri furu kwa Liverpool yego ziba 3 Xabi Alonso iri furu kwa Chelsea na Carrick iri furu kwa Manchester City ndakura batatu kwa 12 dore ngaho ni baza baragiye kugenda hafi batatu ni benshi hari n'abazaba bari ku gikombe muri abo biragoye abandi bari ku gikombe ntabwo predicting ni kimwe ikipe ni makuru nuko umvuga ko 5 cyane ibane sinibu 5 niteze ko ataburamo nk'umwe ushobora kudasoza umwaka w'imikino akiraho sha umwe gusa fra shange ntabwo nakwemera umwe babiri byibura umwaka aya makipe mu Premier gasiga yihangana ndeka nkubwize uko ahubwo amato nasiga kure ibintu byinshi mbaye seri amato niyo hatari amato asiga yirukana cyane amakipe manini frange mbaye seri akipe nasiga yihangana muri aba batanu uvuze babiri ntakaza afite bazabara aragakura ese niba muri yakabonye na Slota zakabonye iyo bisikana na Iraura wanjye kandi nyama rimwe yarakabonye kandi wanjye na Slota zakabonye kugenda se ariko nashwana na ball kuko nagazashoka n'ora abantu bari azajya muri media bwinga abakire nta gahunda bafite muri televiziyo yakoze avuga kuri Kutiromero na n'umuzamu wiwe w'umutaliyani ninde Gremo Vicari ngo nta narimwe nigeze mbamaganye mbasaba ko bagumanga nawe arekura amabombo muri baresemo kugenda ariko ameze ariko umutaliyani wuzuye wenyewe fra reka twihute